Hello my people, ladies and gentlemen, nkuko mubibona turi live hano mu Nzove nahakomeje kugenda habera imyitozo ikomeye cyane y'ikipe ya Rayon Sport, dore ko mu minsi mike cyane ifite ikipe ikomeye cyane hariya mu ntara y'Amajyaruguru izaba yamanutse hano i Kigali kuri Kigali Pele Stadium bakina umukino bazaba bacakiranyemo ubwa mbere muri iyi ifazare. Mani ishobora byose, icyo nakubwira nuko hano mu Nzove hari kugenda habera amateka akomeye cyane. Abakinnyi baremereye batangiye kugenda bamanuka. Umukinnyi wa mbere kabisa murimo muramubona uwo nguwo rwose utambaye uniform yamaze kuba ahagera tayari yakandagiye hano mu Nzove ku kibuga cy'imyitozo n'ibindi bigiye bitandukanye. Asumani Ndikumana araharameze neza cyane, nawe yiteguye ibijyanye n'uyu mukino. Nje turi kumwe nitwa Vedaste, iyi ngiyi akaba ari Motric Rwanda. Icyo usabwa ni uguhita ukora subscribe ugakanda share ugakanda like, ubundi tugakomeza kugenda tubana neza cyane gatano ukuri gatano. Ntabwo ndi njyenyine, ndi kumwe n'umusesenguzi kabuhariwe, umusesenguzi Kasha Makokero. Turi kumwe hano ugiye kuba atunyurira mu makuru agiye atandukanye ari kugenda avugwa hano muri equipe ya Rayon Sport. Bwana munyamakuru, suhuza abakunzi ba The Quick ba Motric Rwanda, hanyuma dukomeze tuzamuke neza cyane gatano kuri gatano. Asante sana kumijamba kabisa, nizere ko abantu bose bagiye bameze neza cyane, nanjye bameze fresh. Yego. Ikipe ya Rayon Sport itangiye imyitozo kuri iyi saha y'isa 9 bwana munyamakuru. Amaraso make dutangiye kugenda tubona hano mu Nzove, cyane ko ikipe ya Rayon Sport itangiye imyitozo ikomeye rukokoma kirimbura amabuye yitegura ikipe ya Musanze bazaba bahanganyemo. Wowe iyi myitozo uri murayibona ute? Ndagira ngo twinjize hano ku kibuga udutemberezemo indani muri Rayon Sport, utubwire iby'uyu mukinnyi, uduha amateka ya Sumani ndetse na Foringanye, utubwire kandi n'ibijyanye n'abatoza bari kugenda bavuga muri ikipe ya Rayon Sport. Asante. Ikipe ya Rayon Sport ni ekipe none ku itariki 2 z'ukwezi kwa 12 2025 yakoze imyitozo. Abakinnyi nagira ngo mbanze mba update, iyi ekipe nago yigeze ijya yakoze kabiri. Abakinnyi baje bakora mu gitondo, bamaze gukora noneho baragaburirwa hano mu Nzove, bazanirwa ibiryo, hari amacumbi, baragenda bararyama. Noneho ku isaha 9:15 barongera baramanuka basubira mu myitozo ya kabiri. Urumva ko ikipe ya Sport ni ekipe yakaniye cyane, ni ekipe noneho irimo iravugurura uburyo isanzwe ikora. Iyi ni ekipe rero ukibona mu masura, abe ku bakinnyi, abe ku batoza, abe no ku bayobozi, ni ekipe ubona ko ifite ikisa nk'isoni cyangwa se ikimwaro, kubera ko ni ekipe imaze imikino 3 idatsinda umukino n'uyu numwe. Imikino 3 iherutse imaze gutsindwa ibitego 6 yinjiza igitego kimwe. Ibyo rero bisa nkaho biteye isoni kwino ekipe ya Rayon Sport, ariko ni ekipe nanone yamaze gufata ingamba zikomeye cyane, kubera ko ni ekipe irimo irakora imyitozo kabiri, irimo irakora mu gitondo igakora ndetse na nimugoroba. Ngira ngo ku munsi w'ejo mwabonaga amafoto bagiye muri gym, bari bayikoze mu gitondo, hanyuma ku mugoroba baraza hano mu Nzove bakora imyitozo, bakora kuri baro. N'ubu ngubu rero niko byagenze, mu gitondo bwo noneho bwo bakoze kuri baro, na nimugoroba bari gukora kuri baro. Urumva yuko ni imyitozo ikakaye ikipe ya Sport irimo iragenda igira. Nanone kindi kandi iyo urebye ikipe ya Sport, ngira ngo nkuko murimo murabibona, nubwo bari bakaniye mu buryo bukomeye cyane, bavuga bati na amashusho tutuma mufata, ariko murimo murabona umugabo cyangwa se umujene kiri mutonyi, umusore rwose w'ibigango wambaye jezi ijya kuba icyatsi ndetse n'agakabutura k'umutuku. Uyu ngubo akaba ari umukamerone, n'umukinnyi uturutse mu gihugu cya Cameroon. Ikipe ya Sport twamaze kwinjira mu kwezi kwa 12. Ekipe ya Sport yatangiye gutekereza ku isoko ry'igura n'igurisha. Ekipe ya Sport uwitwa Asumani Ndikumana, uyu ni umukinnyi ekipe ya Yanga Africa yamaze kohereza ibarwa isaba uwitwa Asumani Ndikumana kuba ekipe ya Yanga yaganira n'ikipe ya Sport ndetse n'umukinnyi akazaba yagenda. Niyo mpamvu rero ikipe ya Sport ubu ngubu tugiye kujya no tuba breakinga buri munsi. Ni ekipe irimo irateganya kuzongeramo abakinnyi 6 mu kwezi kwa mbere, hanyuma ushobora gusohoka ni Asumani Ndikumana n'abandi ikipe ya Sport ishobora kuzatiza. Niyo mpamvu rero uno munsi murimo murabona umukinnyi mushyashya. Na yindi mpamvu rero ni ekipe yatangiye gutekereza ku isoko ry'igura n'igurisha rizatangira mu kwezi kwa mbere. Ariko nanone nkababwira yuko abandi bakinnyi bameze neza. Asumani Ndikumana arimo araza ameze neza, Foringanye arimo araza ameze neza, ndetse ku munsi wo kuwa gatanu kuko Rayon Sport na Musanze zizakina ku munsi wo kuwa gatanu, mushobora kuzatungurwa mukabona witwa Foringanye yinjiyemo iminota 10 ya nyuma rwose. Uretse gato bwana munyamakuru, uko moje kuri Asumani Ndikumana, uyu niwe mukinnyi warugarutse ameze neza cyane, ameze nkaho
ari uje gufasha ikipe ya Rayon Sport mu bijyanye n'ubusatirizi. Twarabibonye ko uwitwa Habimana Yves imikino yose bamuhaye gutsinda igitego biragoranye cyane kuko ashobora gukina imikino 10 byibura wenda atsinze igitego kimwe cyangwa bibiri. Uyasumani rero ihindura rye cyangwa se mu mahindura ye yaramaze kuba aterekamo ikindi gitego yatsinze ku mukino wahuzaga ikipe ya Rayon Sport n'ikipe bakinnye mu minsi yashize. Uyu mukinnyi akaba yego ya Gicumbi akaba yatangiye kubengukwa namwe mu ma ekipe aremereye. Ese koko Rayon Sport yafata riske ikaba yarekura Asumani Ndikumana cyane ko twabonye ko itangiye kugenda imanura ibikura nkoti bimanura hano mwigerageza, hanyuma Asumani Ndikumana bakemera gufata riske bakamurekura, kandi ikipe ya Rayon Sport aribwo yarigeze ahantu ikeneye imbaraga zo kwavanza cyane. Ekipe ya Rayon Sport ni ekipe nyine ya business, nago buriya itandukanye n'ikipe ya APR. Ikipe ya APR witwa Nijyana Clement ashobora gushaka kujya mu ikipe ikomeye ndetse iyo kipe igatanga amafaranga afatika, ariko ikipe ya APR ikavuga iti Nijyana Clement niyo mukinnyi dukeneye ikaba yamugumana. Ariko Rayon Sport urayibuka, Rayon Sport yari irimo irwana no kujya mu matsinda, igurisha abitwa ba Chabarara, igurisha abitwa ba Ismaila Diarra, igurisha abitwa babimenye Imana Bonfils Kareba, aribo bataka yagenderagaho. Rayon Sport rero ntago cyaba ari igisha igihe Rayon Sport wayegereye kayibwira iti wenda uno mukinnyi turamushaka, yasinye amasezerano y'imyaka 3, urumva asigaje imyaka 2 n'igice, aracyafite igihe kinini. Hanyuma ikipe ya Yanga ni ikipe ikize, ni ikipe ikomeye, ni ikipe ifite imikoranire ya hafi, ni ikipe ifite connection yoroshye. Mu ikipe ya Rayon Sport nibaza bakazana amafaranga Rayon Sport izamutanga, ahubwo ikuremo noneho nuvuga ngo Rayon Sport ishobora kuzakora deal nziza ikagurisha Asumani umwe ikaguramo abakinnyi 4 beza, hahandi noneho n'ubundi babakinnyi yari ikeneye, ikagura umwataka mwiza uza gufatanya na Foru Nganye zaba wagarutse, ikagura kukura reba ukabona ko Rayon Sport ikeneye nimero 10. Girimana Bedi bikomeje kugorana kubera ikibazo cy'uburwayi, urareba Rayon Sport ukabona ikeneye nimero 3 kuko Musore Prince byaranze, witwaga Nijoro barazanye biranga, Sindi Paul Jesus ajyaho biranga. Urumva rero hari abakinnyi, hari impande nyinshi ikipe Rayon Sport ikeneyeho abakinnyi, no mpamvu igihe Yanga Africa yazana agafaranga gafatika yamurekura ubundi kikazana abandi bakinnyi. Yego, hari amakuru ari kugenda avugwa ko umutoza Adil Muhammad ashobora kwerekeza muri ekipe ya Rayon Sport. Bwana munyamakuru, ayo makuru hari ayo waba wibitseho? Witwa Adil Elad Muhammad, uyu nguyu ni umutoza anyuze mu ikipe ya APR Football Club. Kimwe mu bintu abantu bamuziho nuko nyine ari umutoza w'igitsuri, kandi kavuga yuko yakoze amateka hano mu gihugu cy'u Rwanda kubera ko habuze gato ni umutoza wari ugiye kujyana ikipe ya APR mu matsinda, ngira ngo urabyibuka cyane. Uyu mutoza rero nyumva iryo zina ako kantu nyikumva narakurikiranye kugira ngo ngende menye ukuntu ibintu byifashe, naje gusanga uyu Adil n'umwe mu bantu burira no muri APR bazanwemo n'uwitwa Mupenzi Eto. Uramuzi cyane uyu Mupenzi Eto rero ari mu ikipe ya Sport sahizi ngizi, naga kiri mu ikipe ya APR. Niyo mpamvu rero birimo bishoboka, gusa biragoranye kubera ko akiri mu ikipe ya APR ni umutoza wahembwaga miliyoni 20 z'amanyarwanda. Ekipe ya Sport rero ni ekipe ititeguye kuba yarenza ibihumbi 8 by'idolari nk'umushahara, kubera yuko nyine ubushobozi bwayo irabuzi. Nubundi yazana umutoza uhenze, ejo bihakazamo ibibazo, ugasanga baratandukanye, ugasanga noneho igiye mu nyiko, noneho ari n'amafaranga itazashobora kubona. Niyo mpamvu ikipe ya Rayon Sport rero ni ibihumbi 8 rwose. No makuru nagiye nkura mu buyobozi bavuga abati birashoboka kuba diri yaza, ariko ntabwo twamurengereza ibihumbi 8. Yego, hari amakuru turi kugenda twumva, RGB yagize itya ifata ubuyobozi bwa Rayon Sport irabukubura, irangije izana uwitwa Murenzi Abdallah kuba ari kuyobora ikipe ya Rayon Sport by'inzibacyuho mu gihe cy'amezi 3. Ese uyu Abdallah aje gukora iki muri aya mezi 3? Ese niwe uzakomeza kuba perezida wa Rayon Sport cyangwa se hari andi makuru waba wakandagiye kugira ngo tuyageze ku bakunzi b'ikipe? Ni ukuvuga ngo ubundi ukuntu gahunda zifashe, yafashe Rayon Sport mu gihe cy'inzibacyuho y'amezi 3 kugira ngo afashe Rayon Sport ahise nk'uyigarura ku murongo, kubera yuko abonaga yuko bamwe nibumvikanaga, abe Twagirayezu Tade, abe Paul Muvunyi. Niyo uno mugabo rero ikipe ubuyobozi bukuru cyangwa se RGB yo ifata nka Murenzi Abdallah, n'umwe mu bagabo bayoboye Rayon Sport
bafite agaciro cyangwa se bazi uburyo ki bashobora kugarura Rayon Sport ku murongo. Niyo mpamvu ujya ubona n'ubushize ngira ngo urabyibuka ubwo bakoragaho Munyakazi Sadat, uyu nguyu ne bahaye Rayon Sport nabwo mu gihe cy'inzibacyuho y'amezi 3. Uribuka ko Rayon Sport yahise yikira ku murongo, amaze kuyikira ku murongo ategura amatora, amaze gutegura amatora ni nabwo yabaga hatorwa retired captain wa Yezu Jean Fidel. N'ubu rero n'ubundi ni nkako bimeze, agiye gufata Rayon Sport. Hari ibibazo Rayon Sport ifite, hari ibibazo by'amadeni muri FIFA, hari ibibazo by'abakinnyi. Ibyo bibazo nibyo agiye kubanza arwane nabyo, namara kurwana nabyo ikindi cya kabiri agomba kurwana nabyo, agomba kubanza agashyiraho amategeko ahamye agenga umuryango Association Rayon Sport, namara gushyiraho amategeko ategure amatora. Ibyo kandi agomba kubikora muri kino gihe cy'amezi 3. Urumva neza ni naho harimo igihe kigura n'igurisha, kuko mu kwezi kwa mbere nibwo abakinnyi equipe zigomba kugira abakinnyi zongeramo. Ubwo rero ako ni akazi ke. Hanyuma ku cyo kuba yayobora Rayon Sport, ni ukuvuga ngo ikipe ya Rayon Sport irategura amatora. Ahubwo amakuru nakandagiye ni uko witwa Murenzi Abdara agomba kuba CEO. Uwo ni umwanya utabagaho muri Rayon Sport, ariko Murenzi Abdara agomba kuba CEO w'ikipe ya Rayon Sport, ubundi akaba ari ushinzwe ubuzima bwa buri munsi bw'ikipe ya Rayon Sport. Hanyuma hagashakwa undi muyobozi ugomba kuba perezida. Amakuru ndimo nkura nuko RGB irimo iratekereza uburyo ki yashaka umwe mu bakiri bato bafite amafaranga, bafite ubwenge, bashoboye nyine bashobora kuba bayobora Rayon Sport bakayibyaza umusaruro, bakayikuramo amafaranga, kubera ko Rayon Sport ni ikintu kinini, ni ikigo kinini ariko cyabuze ukibyaza umusaruro. Niyo mpamvu RGB rero irimo irashaka uwo muntu ko yamubona. Yego, reka dusoreze ahangaha tubwire abakunzi ba Motric Rwanda duti muri inshuti iza kadasohoka, ariko niba ari ubwa mbere ugeze ahangaha cyangwa se ukaba usanzwe uhaba utarakora subscribe, waba urimo guhomba bikomeye cyane. Nitwe ba mbere tuzana breaking news, amakuru meza yizewe azirimuha no gusesereza. Icyo usabwa rero ni ukuba waramaze gukora subscribe, ugakanda share, ugakanda like, ukibuka kwemeza all notification kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho mu ba mbere. Ngiye twari kumwe rero nkaba nitwa Vedaste, ndabakunda cyane, amahoro y'Imana abane namwe. Wasezera ku bakunzi ba Motric Rwanda? Ya icyambere ariko nizere ko bamaze gukanda subscribe, nutarabikora rwose nicyo gihe ni nako kanya kandeho like, kandi nanone kuri video zacu za buri munsi ubambwira yuko mu kanya tugiye guhurira kuri Kigali Private Stadium tukabagezaho umukino w'ikipe ya APR ndetse n'ikipe ya Etincelle, umukino w'ikirarane. Hanyuma kuwa gatatu tuzabera ku mukino w'ikipe ya Gasogi United n'ikipe ya Al Hilal. Al Hilal ntago yifana umwarabu yanganyije na Ropopo, ubwo urumva yuko igihagaze neza mu itsinda, ifite amanota 4. Hanyuma kuwa gatanu tuzabera ku mukino w'ikipe ya Rayon Sport yabo gikundire gikaka rwose kano kipizi zabi ikina n'ikipe ya Musanze. Ariko reka tuganireho gato, urabona Rayon Sport izatsinda Musanze? Ikipe ya Rayon Sport 11 bari abazungu mu minsi iri imbere, ariko ubu ngubu biri kugenda bigorana cyane. Iyi Rayon Sport byibura ikiza bafite nka motivation nuko baraba bakiriye bagakinira mu rugo, icyo ni icya mbere. Icya kabiri wenda bashobora kugira amahirwe yo kubona abafana benshi, kuko iyi kipe ya Musanze ishobora kubakurura. Niba ikipe yarateye APR 3 mu gice cya mbere, umufana ashobora kuza avuga ati ariko iyo Musanze reka nze nyirebe kuri iyi murera yacu, ndebe ko ishobora gukubitwa 5 hano. Ikipe ya Rayon Sport rero nayo niyo mpamvu yatangiye imyitozo iri mu muhezo, imyitozo iremereye mu gitondo na nimugoroba, bashakisha imbaraga z'umurengera, bitegura cyane kugira ngo babone uburyo bahangana n'iyi Musanze. Birashoboka ko rero bashobora kubanzamo rutayizamu Asumani, wenda Foringanye nayo bakamubanzamo agakina ku ruhande rumwe, bakaba bayataka byibura wenda bagatsindwa 2 nabo bashyiramo ikindi, batsindwa 2 bashyiramo ikindi. Ariko njye amahirwe menshi ndayaha Murera nk'ikipe nkuru ishobora gutsinda kubera izabiri mu rugo. Yewana kabisa, ubwo ngeweho rwose simba beshya bareyo, mfite ikibazo gikomeye cyane kubera ko ibyo murimo mukina mwino minsi ntabwo birimo binkombeka. Gusa nyine nudukosa dukenya bagomba kuba bakosora. Ikindi kandi nanone reka Parasport bira bintu byo kwanga abangabo batamiye ngabangaba ngo guki bambabarire rwose, bamanure mu 11 bamanura mu 11 byo kumwa ngo Pavel Ndiranga ibiki n'ibiki mu gice bakagenda kajya gutanga equipe. Ibyo bintu babimbabarireho ubu ngubu rwose. Chaka nicyo kintu nge nasaba ubuyobozi, ndamutse muye na Murenzi Meya Abdara nambwa ati uzambabari equipe nzayibona ari 11
yuzuye nta n'umwe ubura. Ubwo rero ni ugutegereza tukazareba. Ubwo ngubwo nizere ko subscribe n'abatarakoraho bakoreho, ubundi ibiganiro byacu byo ni akagaruka sport update. Hano rwose niho hantu hambere ugomba kugenda uyikurikira, kubera yuko abe ama interview abatoza nk'ubu ngubu mu kanya tugomba guhita dutereka ama interview abafana ba APR bavuga uburyo ki bameze, uburyo biteguye umukino, nyuma y'umukino nabwo tukabaganiriza abakinnyi. Niyo mpamvu tubabwira ati rwose niba uri umusportif kana subscribe, ubundi tugenda tubana neza cyane. Yego, ntitwasoza tutababwiye ko abakinnyi babiri barimo witwa Gruwari Tambwe ndetse na Bigirimana Bedi bo bakiri mu mvune. Ndumva Bedi yarabazwe, Tambwe Gruwari nawe bari bakandagiye cheville nawe ari kugenda yitabwaho n'abaganga. Bose n'abakinnyi. Yego, Tambwe arabura icyumweru kimwe, mu kindi cyumweru nyuma y'uno mukino muzatangira kumubona hano. Aratangiye gukora imyitozo ku ruhande. Yarabatangiye gukora imyitozo. Hanyuma Abedi Bigirimana we azaza mu mpera z'uku kwezi kwa 12. Ubwo ngubwo ni update kwabo bakinnyi. Hanyuma Faringanye we yarakize ameze neza, ikibura nyine nuko ni umukinnyi umaze amezi 10 yose adakina. Umukinnyi nk'uwo nguwo rero guhita umuzana nyine bagenda bagiramo icyaha bati se twamuzana neza furu agahita yongera agasubira mu mvune, none twongera tugasubira mu gahinda, byagenda gute? Ngo bagenda bamutwara gake gake. Yego, bo bategereje ko we yiyumva kamera neza, akavuga ati none onge mu mwanya iki nicyo gihe. Ni nacyo kiri kuri Asumani, ubona bamuha iminota mike. Ngira ngo Asumani ubundi anajyamo kubera igitutu cy'abafana, kubera yuko baba baririmba uzacunga iyo bigeze iminota 70 abare bose none wajya ngo barakarepeze barahaguruka bati Asumani, bagenda berekana geste bati simbuza ashyiramo Asumani. Umutoza n'ubundi agahita amushyiramo ko ubundi yari kujya agenda mu iminota mike kubera ko ikipe ya Sport nago yifuza yuko aba bataka bayo bongera kuvunika. Ariko mfitiye amatsiko yo kubona Rayon Sport noneho yuzuye Asumani bura tuzajya n'uzajya aca ku 9 yagazajya akoresha abataka babiri. Asumani uruhande rumwe ashobora kujya akinisha babiri, akatakica babiri bomba akabashurayo hari. Ya morale zabiryana bakayibaga, izabiryana tugize Imana wenda. Ubundi Rayon Sport dushaka kuzayibona yuzuye mu kwezi kwa. Barwana ni phase ariko phase retour biraza kumera neza. Ubundi Rayon Sport muri phase retour nibwo dushaka kuzayibona yuzuye mu kwezi kwa mbere, kuko Abedi yaje, Tambwe yaje, Asumana hari, Faringanye hari. Ubundi iyo yuzuye bagahita bagura n'abandi nka batanu beza babanzamo. Wende zaba yanongeyemo nimero 3 Rayon Sport iramurwaye, nimero 2 na nimero 2. Ako 2 nangwe nawe Kabange nago mwemera. Hagati muri Mediane Kabange ndamwemera cyane. Uramwemera? Hagati rero na hagati rahakeneye, ariko se Abedi nago twapfa gwenge kuko Richard ndamwemera. Burana none utabona ngo Tambwe ngo yakinaga ku ruhande, bano bataka bahari nago azahakina. Ubundi ni nimero 8 bango Tambwe azaba ari 8, Abedi ari 10, Richard ari 6. Yego, ni ubundi Rayon Sport yuzuye nyine abakinnyi bose bari no kuzabipana. Yego, cyangwa nyigupangira nyikunyuremo niwe. Yego, yinyuremo wiruka. Paveri inzara zaba ari mwizamu. Yego, nimero 2 hari umutuku kuko nta mukinnyi mabona. Yego, na nimero 3. Hanyuma defense azajya akoresha Emery Bayisenge ndetse n'uwitwa Yusudiane. Yego, hanyuma 6 azakoresha Richard, 8 akoresha Tambwe, 10 akoresha Bigirimana Bedi. Uruhande rumwe ubwo uruhande rumwe ndimo ndabona ashobora kuhanyuza Asumani Ndikumana, hanyuma urundi ruhande akahanyuza Azizi Basane, hanyuma akatakisha Faringanye. Yego, nuko izabiryana. Nuko bimeze rero, reka tubashimire cyane mwe twakomeje kubana. Iyi ni Motric Rwanda, ariko mwibuke kugenda mukora subscribe, mukanda share, mukanda like kugira ngo tujye tubana neza cyane 5 kuri 5. Turabakunda cyane.